nababwiye ko ncitse akaguru ariko kubera Yesu ubu nambaye akaguru ka miliyoni 12 ntavingira ariko karahina shobora gufunga kamajeshi. Haleluya. Nubwo mfite akaguru kamwe nasimbutse n'imbago bamugezeho ni karame mwami ndakumva data ati you are my son from now you are born again. Narindushe ndemerewe simbuka mu mbago nkuriya mugabo mwabonye wamvugiye utamina nta kintu nta gafaranga nta mitiwere nta pantaro nta byo kurya nta byo kwambara abana kwiga ari ikibazo. Ndabyibuka byancanze bansohora mu nzu nyakubahwa Paul Kagame His Excellency President of Rwanda Imana imubuze bitotsi asanga ingabo twamugariye ku rugamba nta gihembo twahawe yarakimara gushyira igihugu mu buryo hari muri 2007 ahamagara guverinoma kuko yabuze ibitotsi ku bwanjye. Hari impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu tuzagushima ibihe byose Mana yacu tuzahora tuguhimbaza tuzagushima ibihe byose Mana yacu tuzahora tuguhimbaza tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe tuvuga imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima badasigana tugushime kubw'ineza utugirira Mwami Mana warakoze tuzahora tugushima tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima mu Rwanda tuzagushima kubw'ineza utugirire sabe yose bamenye neza kuri Imana igira neza tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima. Amen. Mana ibaho umugisha. Haleluya 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 torero ry'Imana. Mana ishimwe tuzahora tuyishima hari aho yadukuye hari naho itugejeje. Mana ishimwe. Haleluya. Nitwa Pastor Rukundo Yohani ADPR hariya Paruwase ni Kamonyi torero n'Uruyenzi. Ndi umuvugizi wa abadasigana Evangelical Church Evangelical Family. Ntabwo turi church turi family. Nuko ibintu yo hajemo Evangelical bitaba churches. Sigana Evangelical Family umuryango w'abadasigana wamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo tuvuga ko Yesu agira neza wamvugiye utamina. Ndi umupapa wubatse Yesu yagiriye neza. Haleluya. Icyo ndusha abandi yampamagaye nta kaguru mfite yarangije amakaguru. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari abagabo nagiye mbona cyakora mwakoze kububaha dremeze nk'uriya mugabo uri ufite imbago ariko kuko Yesu avuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe yemwe abacitse amaguru yemwe ngumba zitabyara yemwe dafite amaso atabona muze munsange ndabaruhura. Amen.
Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza. Oh, Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza. Amen. Nk'umuvugizi ngiye gufungura igiterane ku mugaragaro mu ijambo ry'Imana. Umwigisha mukuru ari inyuma yanjye ni Evangelist Jeremy from America, ari hafi, ariko n'ubundi sema amena. Igiterane niko twagiteguye ku bufatanye n'akarere no ku bufatanye bw'umuvugabutumwa wacu w'umunyamerika. Araza kwigisha nyuma yanjye, rero sema amena. Ngewe nk'umuvugizi ngiye gufungura igiteramo cyacu ku mugaragaro. Haleluya. Kandi nka pastori. Bwana Yesu asifiwe. Turasoma ijambo ry'Imana ku bafite Bibiliya. Tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Sema amena. Ibice byaho ni 11 umurongo nuwa 28. Kwa zifite muri telefone nabo mwaba mwagezeyo tugasoma. Aragira hati, mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu ni Yesu Kristo rero. Amena. Uyu murimo yawukoze nka wa mugabo mujya mwumva mu gitondo avuga ngo itangazo. Amina. Ariko umva iryo tangazo. Yemwe Banyarwanda n'Abanyesave muremerewe, mwese munsange mu giterane cy'abadasigana. Haleluya. Muze munsange ndabaruhura. Sema amena. Abanyarwanda nabo ngo karame. Nukuri mwami Yesu twari dupfuye, ubukene bwari butwishe, nta no twa mitiwere twari dufite. Ubwo umanukiye mwabo bagabo natwe turaje. Sema amina. Ni Yesu utanga itangazo, nta wundi yatumye uretse abakozi b'Imana. Sema amina. Baje kugutangariza inkuru yo kuruhuka. Nawe niwizera umwami Yesu uraruhuka. Twari turushe rwose, wamvugiye utamina, ariko twumvishe itangazo twitaba itangazo. Muzi ko twitabye itangazo wa Yesu arahamagaye turitaba. Iyo umwitabye akubwira icyo aguhamagariye, kandi ni umugabo ugira neza. Narindushe ndemerewe simbuka mu mbago nkuriya mugabo mwabonye, wamvugiye utamina. Nta kintu, nta gafaranga, nta mitiwere, nta pantaro, nta byo kurya, nta byo kwambara, abana kwiga ari ikibazo. Numva arampamagaye ngo yewe Rukundo we ntikarame, ngo imiriho yawe nayibonye, ngwino nsange ndakuruhura. Nubwo mfite akaguru kamwe nasimbutse n'imbago mbamugezeho. Nikarame mwami, ndakumva data. Ati you are my son, from now you are born again. Wakiriye umwami nk'umukiza, nzakuziza uwaya. Haleluya. Aratangira mpa ku masezerano. Nzakugaburira, nzakwambika, abana baziga, nzaguhaho kuba. Nta n'inzu nagiraga, nakodeshaga inzu y'icyumba kimwe bansha 3 nayo nkayabura. Abarushye ku bupanga imwihangane.
nanjye ubu ndi umugabo ufite amazu 3 y'amakadasiteri, mvuye ku nzu y'icyumba kimwe. Yesu amaze kumpamagara amisezerano ry'ubuzima, amani ry'ubugingo. Wamvugiye utamina. Ndabyibuka byancanze bansohora mu nzu nyakubahwa Paul Kagame, His Excellency President of Rwanda. Imana imubuza ibitotsi. Nawe Imana igira ubuza ibitotsi uve mu bukode. Akimara kubura ibitotsi atekereza ku ngabo zamugariye ku rugamba. Wamvugiye utamina. Asanga ntacyo zakorewe. Nkuko umwami wa Sarusi yabajije ngo Morodekayi wo ineza yituwe n'ibyiza bamukoreye ni ibihe? Asanga ingabo twamugariye ku rugamba nta gihembo twahawe. Yari akimara gushyira igihugu mu buryo, hari muri 2007 ahamagara guverinoma kuko yabuze ibitotsi ku bwanjye n'abandi bameze nkanjye. Ahamagara inteko baraterana, ahamagara abasenateri arababwira ati umukoro mbahaye, mwiga umushinga wo gusubiza mu buzima bwiza mu basirikare bamugariye ku rugamba, mushyiraho n'itegeko ribarengera. Wamvugiye utamena. Ati tuzahure ku wa mbere mudefanda umushinga. Guverinoma abaminisitiri badefanda umushinga. Ati sawa. Abasenateri badefanda umushinga. Ati vi. Abadepite basobanura umushinga. Ati vi. Avuga ijambo nk'irya Sarusi yavuze. Sema amen. Sarusi abaza Hamani ati umuntu mama kunze kubaha yagirirwa ati? Hamani agira ngo niwe bagiye kugirira neza. Abari abantu bazi ko byiza ari babikwiriye, ariko burya nanjye birankwiriye, burya nawe biragukwiriye, burya nawe byakubera. Wavugiye utamina. Hamani ati umuntu mama kunze kubaha baza n'imyambaro y'umwami, kositimu ya perezida bayimwambike, baza n'ifarashi y'umwami Range Rover, bashyiraho ikamba ry'ubwami idarapo ry'igihugu, bashaka umuntu ukomeye kandi niwe wajya imbere y'uwo muntu n'igifarashi kijya imbere ya perezida byaba imoto, agenda ngo nguko uko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Arangije aramubwira ati ibyo byose hatabuze na kimwe abari kubikorera Morodekayi. Inama imaze gutanga raporo, bayize neza, bayigira abana b'inkotanyi babohoje igihugu. Nje ntabwo nari mu babohoje igihugu, ahubwo nari mu bakumiraga inkotanyi. Ko museka se sinari ku kazi. Nari ku kazi nisabiye, ninjiye muri 83, ntabwo ninjiye mu ntera hamwe, ninjiye mu ngabo z'igihugu. N'uyu munsi ndiyo. Hazagira agapima kamanuke. Nzajya ku mbundi ikomeye ndasira ahangaha ndase mu ishyamba rya Nyungwe. Ntacyo batugezaho, dufite umutaberi w'ingabo witwa RDF. Ingabo zivanze sha, wowe ingabo zivanze wadushoboza ikisi? Bya bindi mwitwaga ngo Abahutu n'Abatutsi bose barimo. Haleluya rata. Sema mina. Avuga ijambo rikomeye, ababiteguye bazi ko bikoreye abatsinze. Avuga nka Sarusi muri rya jwi rye ryiza yavugiye hano. N'ababandi twarwanaga, ibyo byose hatabuze na kimwe abariko nabo babigirirwa. Haleluya. Nawe Imana uyu munsi yakugirira neza. Yesu akagira uwabuze ibitotsi kukurushe kandi uremerewe akakuruhura. Akimara kuvuga iryo jambo, wamvugiye utamina, bashyira mu bikorwa ibyavuze. Ibintu byose byapanzwe, wamvugiye utamina, kandi byapanzwe neza. Ongera umvugira utamina, bishyirwa ku murongo. Sema amina. Bahamagara abamugariye ku rugamba bose batarobanuye, bityo nanjye mbonekamo. Ikintu cya mbere Imana yakemuye, nari ndushya ndemerewe kubera ubukode. Nyakubahwa Paul Kagame yanyubakiye inzu ya $15,000,000. Mwakomeye Imana amashyi. Haleluya kandi haleluya. N'umugabo nanjye ndamwemera. Yesu wanjye n'umugabo nanjye ndamwemera. Uwo mwami n'umugabo nanjye ndamwemera. Haleluya n'umugabo nanjye ndamwemera.
haleluya n'umugabo nanjye ndamwemera bayobozi n'umugabo nanjye ndamwemera mugubwe neza n'umugabo nanjye ndamwemera Imana yacu n'umugabo nanjye ndayemera igira neza n'umugabo nanjye ndayemera haleluya iyo Yesu atanze itangazo ngo utabara ubu mugabo uragenda ubukene bukagenda wakoze wambuye utamina icyo uzakora cyose kizaba cyiza nuhinga umuceri niba mu Rwanda muwugira bizaba byiza sema mina nutego ukajya Gikonko ukajya gushaka iterase bizaba byiza Yesu azaguha umugisha haleluya ngana ku musozo sinzi gusa yanyubakiye mu iryo tegeko harimo guhembwa nk'umusirikare wa leta buri kwezi umushahara mwiza nk'umusirikare uyoboye ingabo 40 kugeza igihe nzapfa ryari kuko nyakubahwa Paul Kagame yabuze ibitotsi agatekereza ku banyarwanda be yibuka bamugariye ku rugamba ku bwa Morodekayi wasenze Imana wamvugiye utamina Yesu ashimwe cyane narindushe ndemerewe mba mbonye aho kuba narindushe ndemerewe mba mbonye umushahara kandi uwo mushahara wacu twemerewe kuguza nk'abandi bakoze inguzanyo ku mushahara uyu ugenda mu gitondo uyu buni kuri machine bahita baguhereza ujya kuri telefone ukaguza bakaguha miliyoni zawe umishinga ujya kuri telefone ukaguza nangwate ingwate ni muri sako ingwate ni muri populaire muri CSS zigama ntangwate twakunze u Rwanda turitanga sema mina ndikwijamba rikubwira ngo wowe urushe kandi uremerewe niwizera umwami Yesu arakuruhura yangire neza atareba kuri kavukire yangire neza atarebe ku mateka y'abanyarwanda mabi nagombaga kwitirirwa leta y'igihugu ngirira neza Kagame Paul anyubakira inzu Kagame Paul anshyira ku mushahara mvurizwa ubuntu mw'ivuriro ryacu rya gisirikare kandi igisirikare cyacu cyaratsinzwe ariko Yesu Kristo ntatsindwa wamvugiye utamina abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana wamvugiye utamena si ibyo gusa abamugariye ku rugamba nubwo twari turushe turemerewe twemerewe gucuruza tutishyura imisoro ubwo ndamutse nzanye iduka hano mu Rwanda nkarishyira impande yawe washyiraga kuri 2 nge nzashyira ku 5 shireho n'umwana wo guhamagara kwa Pastor Rukundo mukunda abantu ingabo yasezerewe ku rugamba muze 5 ntibabahende ugahita uhambira ukajya ku karere haleluya Imana yagize neza rero ikoresheje abantu nawe Imana igira uwikoresha nkuko yakoresheje kwa Paul Kagame ngasubizwa ubu mfite ibisubizo by'iteka byose n'ibyiteka itegeko teka rya nyakubahwa Paul Kagame byarasohotse mbaho by'iteka nta bya mitiwere twebwe tuvuzwa n'igisirikare nta nubwo areme mayi ni 100% tugahembwa buri kwezi tutagiye ku kazi tugacuruza tutishyura ibyangombwa za pasiporo byose n'ubu no kubaka nukumenyesha umurenge ko tuje kubaka babandi basenya ntawankorera ku nzu yayikoraho gute bamuhaye urwandiko ko ngiye kubaka aho ngabo nukubamenyesha gusa Imana ishimwe abarushe n'abaremerewe muze musanga Yesu arabaruhura ntagaro bantu bakubutoni nawe niwemera yakoresha ubuyobozi bwiza yakoresha umunyamahanga yakoresha umuzungu gatombora igare yakoresha umuzungu gatombora telefone uwo yakoresha wese niwizera nawe urabona ubwiza bw'Imana ndimo ndangiza rero nababwiye ko ncitse akaguru ariko kubera Yesu ubu nambaye akaguru ka miliyoni 12 ntavingira ariko karahina shobora gufunga kamajeshi haleluya yamamare 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 abarushe n'abaremerewe muze musange Yesu muri we harimo byose inyuma yanjye hari izindi gahunda sema mena uzankumbura zantumire ni muvuga ubutumwa international mwakinacho zo muri Amerika Oklahoma
mwakire intashyo za Bosnia aho ni Burayi, mwakire intashyo za Colombia nagiye kwigisha umwe n'ubwiyunge muzakire, mwakire intashyo zirondora mu Bwongereza muzakire, mwakire izo muri Afrika y'Epfo, iza Mozambique, izi Lusaka, izi Buganda ni Burundi no mu Rwanda hose mwakire intashyo. Ngiye gusenga rero, sema amen. Mutuze. Ese ko Yesu avuga igitangazo waryumvishe? Yavuze ngo abarushe n'abaremerewe muze mu musange arabaruhura. Ushobora kuba uruhijwe n'ikintu bita ibiyobyabwenge, ushobora kuba uruhijwe n'ikintu bita ubusinzi. Nanjye urumogi narunyweye, ntabwo rwansabitse ariko narunyweye. Inzoga nazinyweye, nari umusirikare uzi kuzigurira, njye na muganga ndya ruswa bya danje, nwera kwa Rando na Cosmos, ariko ubu ndanywa ku isoko y'ubugingo. Aka gasuru mbona nasiko nahoranye ni ukubera ko Yesu yangiriye neza. Ikiyobyabwenge ntaho cyakugeza, ubusambanyi ntaho bwakugeza, ubusinzi ntaho bwakugeza. Urarushe, akira umwami Yesu akuruhure. Itangazo ryavuze ngo itangazo, Banyarwanda n'Abanyesave, murushe kandi muremerewe, muze musanga umwami Yesu arabahura. Ku kibazo ufite kikuruhije cyatuma iterambere ryawe ritabaho, kibangamiye ubuzima bwawe, twatumwe n'Imana mwa kino giterane, kandi hari n'ikimana yarayivuze. Tambuka uze wakira umwami Yesu tugusengere, agukureho izo mbaraga zose, akwinjiza imbaraga zo kwizera. Ni wizera nawe urabona ubwiza bw'Imana. Hari umuntu wumva twasengera nazamura ikiganza. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Mwihema namwe rwose nahamagawe n'Imana, bagenzi banjye bahamagawe n'Imana, twatanze byinshi kugira ngo igitane kibeho. Ni wowe Imana ishaka. Urarushe, ngwino Yesu akuruhure. Protokole mudufashe, mutambutse abantu baze hano basengere. Muzamura ikiganza, muzamura ikiganza. Protokole mudufashe abantu baze hangaha. Yego rwose, ngwino urushe kandi uremerewe. Nushaka uruhijwe n'uburwayi, nushaka uruhijwe n'ubusinzi, nushaka uruhijwe n'ubusambanyi, ntawe uguseka. Ngwino uture Yesu agahinda kawe. Tambuka. Imana yarayimbwiye ko iri bubohora abantu. Imana yambwiriye hangaha, mwese mwabyumvaga yuko iri bunkoreshe abantu benshi bakabohoka. Imana yambwiriye amagambo akomeye, nahagazemo mu butware bwayo, benshi babirebaga. Navuganye nayo, yambwiye ngo abarushe murabohoka, muruhuke. Inzoga muzisezerere, ubusambanyi mu busezerere, urumogi mu rusezerere, za Nyirantare na za Wambonye. Ngwino Yesu akuruhure, ngwino Yesu akuruhure. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. Ngwino kuri Yesu, ngwino kuri Yesu, ngwino kuri Yesu. Shimwe Mana, ngwino kuri Yesu wa musore we, ngwino kuri Yesu wa mubyeyi we, ngwino kuri Yesu va mu itabi, va mu rumogi, ngwino kuri Yesu va mu biyobyabwenge, ngwino kuri Yesu va mu businzi. We wabyaye imburagihe, va mu ibyo ngibyo. Yesu arakuruhura. Tambuka, tambuka, tambuka. Ndacyaguhamagara, ndacyagutegereje. Ngwino witabe Yesu, ngwino witabe Yesu, ngwino witabe Yesu, ngwino witabe Yesu, ngwino witabe Yesu. Yesu yatanze itangazo, itabura kira rwose. Yesu yatanze itangazo, umwumve kandi umwumvire. Yesu yatanze itangazo, byose biraba byiza. Yesu yatanze itangazo. Ngwino, ngwino wakira umwami Yesu, urakira n'ugo rwawe rwose. Ngwino wakira umwami Yesu, ngwino. Sifa kwa Mungu. Mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi. Yesu agira neza. Yesu namubonye. Yesu wishyuye minerivare, abana banjye bagiye ku ishuri ari 5, bose bajyanye mu rudero. Ngwino Yesu akugire neza, ngwino Yesu akugire neza. Va mu burasta, va mu burasta, va mu buraya, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ngwino banguka, banguka. Ngwino witabe Yesu akuri bugufi, ngwino witabe Yesu akubabarire. Oh Baba, mwongere Imana amashyi, mwongere Imana amashyi. Baracaza, baracaza. Mukomeze bahati ibyuma, mubahati ibyuma. Komeze Imana, mukomeze. Byo bita instrumentale, instrumentale. Amajwi y'ibyuma gusa, amajwi y'ibyuma gusa. Banguka, tugiye gusenga. Banguka, tugiye gusenga. Banguka, tugiye gusenga, tugiye gusenga. Sabe korara amahoro, korara amahoro. Muzenguruka abantu, muzenguruka abantu dusenge. Abapastori bari hariya, muzenguruka abantu dusenge. Abadasiga na family evangelical, muzenguruka abantu dusenge.
tugiye gusenga. Abapasitori, abarimu, ba mwarimu ba pasitori, mutambuke dusenge, mugire vuba. Ndabona abantu bakiza. Vayo, ngwino hunga, ngwino kwa Yesu, ngwino muhungireho. Niba mukobwa we uramenye, ndabizi muri Gisagara na Save abakobwa b'abangavu bararushe kandi bararemerewe. Ngwino uhunge, ngwino uhunge iryo rari, ngwino uhunge, ngwino uhunge urumogi, ngwino uhunge za Nyirantare, ngwino uhunge inzoga z'inkorano, ngwino uhunge kwa Yesu. Ngwino sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Yesu aragushaka, Yesu aragukunda. Tambuka nawe turagutegereje. Yesu aragushaka, arakubohora, arakubabarira. Ngwino banguka, ndabona bakiza mu bahati ibyuma, ndabona bakiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Amen. Ibyuma noneho ndagira ngo twese tuvuga ngo niyamamare, 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 niyamamare. Iyo ndirimbo reka badushyiramo indi ndirimbo y'uyu muhanzi. Tasiye niwe ugiye kuririmba, ni ukurikira. Bari kubitunganya hariya. Tasiye bigenze vuba. Courage. Haleluya. Noneho akibishyiramo neza ndagira ngo twese tuvuga ngo niyamamare, niyamamare, niyamamare. Twaje kwamamaza umugabo wita Yesu kugira ngo ari ushyirwe hejuru. Noneho abadayimoni bashwiragire mu izina rya Yesu Kristo. Yego yemwe. Noneho turagira ngo amateka ahinduke kuri aka gasozi kubera umugabo wita Yesu Kristo. Turagira ngo twese dufatanye tumwamamaze. Rimwe kabiri gatatu, niyamamare, niyamamare, niyamamare. Nago nari nabumva neza. Rimwe kabiri gatatu, niyamamare, niyamamare, niyamamare. Yesu nibyo, Yesu nibyo, abo yabereye byose noneho nibo bagiye kubivuga. Yesu nibyo. Okay. Amen. Amen. Oh, haleluya, haleluya. Nitwa Nshimiyimana Tasiye, nkaba ngiye kuririmba nabonye Imana. Yesu aduhana umugisha. Amen. Yes. DJ yizamure. Twese. Nabonye Imana itandukanye n'abantu, ireba abantu bayo ikamenya uko bameze, ikaza gukemura ikibazo cy'uwayitakiye. Nabonye Imana itandukanye n'abantu, ireba abantu bayo ikamenya uko bameze, ikaza gukemura ikibazo cy'uwayitakiye. Ninde wabasha kukuvutsa umugisha wawe? Imana yaguhaye ukivuka ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma. Ninde wabasha kukuvutsa umugisha wawe? Imana yaguhaye ukivuka ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma. Twese tugenda amashi, amashi twese. Twese abari guhimbaza Imana. Yarebye Yefuta ari mu buhungiro, yahunze bene se bamugiriye urwango. Imana imukurayo imugirira umutware, abamwangaga nibo bamwakiriye. Yarebye Yefuta ari mu buhungiro, yahunze bene se bamugiriye urwango. Imana imukurayo imugirira umutware, abamwangaga nibo bamwakiriye. Ninde wabasha kukuvutsa umugisha wawe? Imana yaguhaye ukivuka ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma. Ninde wabasha kukuvutsa umugisha wawe? Imana yaguhaye ukivuka ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma. Twese amashi nanone amashi twese amashi na hariya muri VIP na korali dufatanye.
nawe irakuzi hari n'ibyo yakubwiye reka kwirwanirira kuko ntacyo wageraho n'Imana tabura uko yo bigenza iraje gusubize ariko ntuzibagirwe nawe irakuzi hari n'ibyo yakubwiye reka kwirwanirira kuko ntacyo wageraho n'Imana itubagirwa amasezerano iraje gusubize ariko ntuzibagirwe ninde wabasha kukuvutsa umugisha wawe Imana yaguhaye ukivuka ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma ninde wabasha kukuvutsa umugisha wawe Imana yaguhaye ukivuka ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma ninde wabasha kukuvutsa umugisha wawe Imana yaguhaye ukivuka ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma amashyi menshi cyane kuri Titus. Haleluya, haleluya. Nawe yitwa Tasedi. Haleluya, haleluya. Amen. Nitwa Ndayisenga Jean Marie Vianney biryo wiziritse umukanda. Iby'Imana birya nde? Wiziritse umukanda. Tugiye kuvuga ngo dufite Imana yanze agasuzuguro. Amen. Bwira umuntu muri kumwe ngo Imana yanze agasuzuguro ku buzima bwawe. Haleluya! Badufashe bayizamure yanga agasuzuguro Imana tuzamura ibiganza tuzamura haleluya yavuganye nawe yuko iza gukura ku karubanda erega amarira warizira yazi yarirahiye iza gukura irodebari iraje kugutabara kuko n'Imana yanga agasuzuguro yanga agasuzuguro dufite Imana yanga agasuzuguro uriya tarahangara gutuka Imana n'Abisirayeli atumugabo muri mwe naze maze mubagira ibisiga Imana birayibabaza biyitera gufata umwanzuro ihamagara Dawidi mu ishyamba ati banguka ku rugamba kandi uzana umuhumetso bimenyekane kubaha Imana ahageze birahinduka yitegereza urugamba yambara uko yatojwe aguma uko yahamagawe yanga kwambara ibya mirenge bidahesha Imana icyubahiro yanga kwambara ibya mirenge ahangamura Goliyati aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera ku bitaro kwa muganga ntibahabaye nta n'umwe nari kubona wari kundengera warahabaye Mana urandengera aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera Dawidi mu ishyamba arwana n'intare iduburira zanabwo aranesha ahangamura Goliyati uramurengera warahabaye Mana uramurengera data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera ubuzima buraturya tukageraho tukaneshwa twareba hirya tukabura uwaturengera ariko ubu tureba kugira ngo urebe uko bimera Mana kugeraho ukaza Mana ukaturengera data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera isanduku y'isezerano
y'isezerano itaje baritegura, Dawidi n'abagabo b'ibigango baritegura kuyiramira. Bageze mu mbuga umugabo uzarambura akaboko, Imana imutsindaho. Dawidi ubwoba buramutaha, ati Imana ifite amahane nibayijyane kuyicumbikira. Utera umugisha umugera ugusanga, ukabyibuka amazi yarenze inkombe. Utera umugisha umugera ugusanga, ukabyibuka amazi yarenze inkombe.